noneho iyo etape yo guhuma nyine nayo bisa bivuyeho ndabyuka igihe kimwe n'ubundi ngo nyine narabyukaga ngasanga uburwayi bwagiye buhindura isura ariko amaguru adakora byageze aho banshyira no mu kagari hari indi etape nagezemo noneho nkajya numva amajwi ari kumpamagara ngo tugende gutyo nkumva nijwi nyine ry'umuntu w'umumama uri kumpamagara ubundi nkumva ni menshi ari gusakuza cyangwa ijwi rimwe noneho nkumva ngo tugende nkahita numva direct nta kintu nibajije ntacyo nekereje nkahita numva direct nagenda noneho nashaka kugenda bakankurikira mu rugo baza kubona ko ari ikibazo nyine tujya kubona tukabona arahagurutse aragenda yose se na nijoro wamubaza hari n'igihe nabonaga igipangu gifunze nko buri wese ari mu cyumba buri wese afite ibyo arimo nabona igipangu gifunze numvishe y'amajwi niba ndi njyenyine nkahita nkasimbuka n'igipangu icyo gihe ntawe wankurikiye naragiye paka nisanga kuri wa mumama twari tubizi ko ariwe ubiguterereza twari tubizi twaragiranye n'ibyo bibazo n'iki nuko kumushyira mu nama yo kuri eglise ariko n'ubundi still njyayo ntageze hahita ambwira ngo ngo karibu ngo nari mbizi ukuri buze arangije aranyicaza mbona mpaye fanta ya orange ampeza n'irindazi naha nagiye kubigura naha nagiye byari biri aho ahita bimpereza biteguye arabimpereza ndarya ndanywa arangije arambwira ati rero ndagira ngo twicare tuganire ndavugane nta kibazo ati se ni mwamenye gute ko ari njye ubaruka amera nk'umuntu uri kunkoresha interview iwanyu se baguha iyihe miti nuwe muganga uri kukuvura aragenda mbese ambaza buri kintu cyose nkamusubiza icyambajije nkagisubiza neza noneho icyo gihe mera nk'ukize nkora n'igiterane muri sale ya IRK abantu baraza birashyuha abantu bashima Imana bati igiterane cyo gushima Imana hano bakavuga ati nibitangaza hano twari tumuzi yakize Imana yamutabaye byaye nari narakira naba ninjiye mu ishuri ngasara nkambara ubusa nkasara nkaba umusa imbere y'abanyeshuri ubusa ndagenda nandika izina ubusa nyabusa Jesus Christ ejo nkavuga rero yamureke ngerageze nagerayo n'ubundi ngasara icyo utagiye bakirwa kibi niki no kwambara ubusa byarankomeretsaga washiduka wakuyemo imyenda ntago nagusobanurira njye barambwiraga ati wari wasaze wambaye ubusa washwanyuye wakoze ibintu nyine biri bizarre wari wasaze byo gusara byabaye nari nkiri umugeni ahubwo kurenza n'uwo mwaka ko ibibazo bitangira ntago byanindiye ko umwaka ugera ni igihe gito cyane byatangiye mu gihe kingana iki urumva muri ayo mezi 3 narwaye ugishaka natekereza ko yarashize nka 6 mois umaze gushaka nibwo ibibazo noneho by'urugo bibi byatangiye none se yarahanuraga agahita aba umuntu mwiza umuntu udasanzwe ku buryo hari n'abantu bambwiraga ati shane urahirwa kwera zikurarana n'Imana mu buriri ati rwose ubana n'umukozi w'Imana uhanura ibintu bimeze gutya umeze gutya ariko nyine umuntu niwe ubuzi agahinda ketu ntabwo yimubazaga se ntabwo yimubazaga kuki tubona amasura abiri yawe ati ngaho ndebera kwera ibi bintu byagakozwe n'umukozi w'Imana akavuga iki mukanya abandi bagore bagiye kuza bakuregera abagabo babo umugabo wawe ngiye yankorera ibi umugabo wanjye arankubita umugabo wanjye ankorera iyo bakuregera abagabo nawe ukababwira ati ngiye kujya kumusengera agomba wowe nyine ubu bitekereza gute umva ibaze ko nafashe 3 jours zo gusenga nari ntwite nari mfite mareze mfite n'uruhinja ndi konza ariko ndavuga ngo ngiye kwibabaza Mana iminsi 3 nyibeho ntari kurya ntari kunywa ndebe ko wankura aha hantu inzira zose uri buki umbabarire mva aha hantu kuko nabonaga narabuze nuko nkava uvi inkuru yanjye kubera yuko kurwara ari ibintu bisanzwe ubwo no gukira ubundi byakabaye ari bisanzwe ariko hari igihe bigorana cyane kubera yuko iyo utaramenya ikigo cyitwa African Healing Herbal bishobora kukugora cyane kuba wakira indwara yavurwa igakira mu kanya gato ubwo rero noneho basa n'abafite promotion kandi idasanzwe
ku bantu barwaye indwara za diabete, hypertension, hepatite, impyiko ndetse na prostate, abo bantu by'ako kanya babakoraho rikaka. Abantu bagira uburibwe mu nda bushingiye ku moko y'inzoka kugera no kuri amibe, bene izo ndwara zose abahanga bazo nza ahantu bari ni muri African Healing Helbo. Bafite abaganga bakomoka muri Tanzania bazi kuvurisha neza ibimera n'imiti gakondo. Abangaba bakorera muri East Africa yose harimo n'u Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti gakondo ikomoka ku bimera. Bashobora kuvura kandi abagore bakunda kugira ibibazo by'imyanya yabo y'ibanga, no kuvuga infection, imihango idakama n'ibindi. Bakavura n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro, bakagira umwihariko mu kuvura abakeka yuko bahumanijwe, no kuvuga kurogwa. African Healing Helbo bahamagare kuri 0788832668 cyangwa akamenyetso ko guteranya 2557569 nimero yo muri Tanzania. Ishami ryabo ryo mu Rwanda rikorera mu mujyi wa Kigali Kimisagara. Banafasha abantu bashaka kugabanya umubyibuho ukabije, obesite. Imiti yabo ikugeraho aho uri hose ku isi kubera ko bakorana na DHL. Nikaze mu kigani nkuru yanjye, nikaze muri ubuzima kuri buri muntu wese uduteze amatwi. Tumwifurije ikaze muri buno buzima, mvuga ubuzima kuko tugomba kubaho nubwo nyine waba uri guca mu bikomeye, mu bibabaje, nubwo waba wanzwe n'udakwiye kukwanga. Uyu munsi wivuga ngo ubuzima burarangiye, ubuzima burahari kandi ni bwiza cyane. Buri wese navuga ngo udutega amatwi, mwifurije kubaho, uhobere ubuzima, wongere ubuhobere, sibyo? Wongere uhobere ubuzima, kubera ko nta kintu na kimwe cyaguhobeza ubuzima, cyatuma uhobera ubuzima bitari decision yawe, bitari icyemezo wowe wafata ngo uvuge uti ngomba kubaho, ngomba guhobera ubuzima uko bwaba bumeze kose, icyaba kirimo cyose ngomba guhobera ubuzima. Niba urwaye, niba uri muri divorce, niba uri muri separation no mwashakanye, niba ubukwe bwawe bwapfuye, niba ufite ubupfubyi bukomeje kukurya imyaka waba ufite iyo ari yo yose, turakubwira ngo hobera ubuzima, ubeho. Ugomba kugira igihe cya kikiriyo ikibazo byawe, ariko uvuga uti no, ngomba kukivamo mbeho. Aka kanya rero reka mbanze mbwira abantu bifuza by'umwihariko sonorisation nziza mu bukwe ndetse n'ahandi hatandukanye, mbabwire ko mufite icyo nakwita umuntu uguha sonorisation nziza cyane, ni Imena Sound. Imena Sound rero sonorisation afite ni sonorisation nziza cyane kuko ibeherekejwe n'ama ekran manini, ku buryo uri nko muri tente nini cyane cyangwa muri salle nini cyane, mwakoresha ekran kugira ngo ijye yerekana ibiri kubera muri sare aho ngaho. Hamagara 0783929795, 0783929795. Ndi kumwe n'uyu muvandimwe yitwa Iradukunda Anne, ni umudamu muri kureba aha ngaha. Singiye kuvuga ngo ni mwiza kuko kamera iri kubyerekana. Iradukunda Anne, tuguha ikaze mu kigani nkuru yanjye. Murakoze cyane. Umeze neza? Yego, meze neza. Uri amahoro? Ndashimira. Iyo ngiye mumeze neza? Turaho. Muturusha iki rero? Ntacyo, hari imvura nyinshi, rubavu nyinshi cyane idasanzwe, ariko ubundi ubuzima nta kindi tubarusha. Nta kindi muturusha? Muracyaturusha amazi ntayo turagira. Cyakoze nari nyibagiwe. Yego, ku muntu utakuza mwibwira gute Iradukunda Anne? Amazina yo turayavuze. Yego, Iradukunda Anne nk'uko mubivuze. Mfite abana babiri, umuhungu n'umukobwa. Mfite imyaka 32. Yego. Ndacuruza imyenda y'abamama. Yego. Nshima n'Imana cyane, nkunda Imana. Yego. Ubwo ko umuntu wifuza n'imyenda myiza, hariya mugira imyenda myiza za Rubavu, tugira imyenda bajye baguhamagara rwose. Yego, murakoze. Yego, ufite inkuru y'ubuzima bwawe tujye kuganiraho. Turaganira ku nkuru yawe kugira ngo bibe isomo ku bari guca muri situation nk'iyawe, no kugira ngo
wenda umuntu avuga ati Anne yaciye muri ibi ngibi kubera iki gihe nabicamo nta mpamvu kuko nabyumvise. Anne byagenze gute? Ubuzima bwanjye ni burebure. Njyewe nakuze nk'abandi bana bose basanzwe, ariko ngenda nca mu buzima nyine bugoye. Ku myaka 5 ntabwo ndi bubitindeho, ariko nagize accident. Moto irangonga, igufa ryo mu itako ry'ibumoso ricikamo 2. Mara umwaka mu bitaro manisa akaguru, banshyiraho amasima ryaranze gufatana. Ariko Imana iza gukora igitangaza nyuma y'imyaka 3. Tuza hano mu Ruhengeri kwa Tore, bari barashyizemo tije. Yamazemo imyaka 3, nyuma y'imyaka 3 akaguru karongera igufa rirafatana, ndakira neza. Nyuma yaho ngize imyaka 10 nza guhura n'ikibazo nanone n'ubundi ndwara akaguru. Ariko bitangira ari ugucumbagira. Numva akaguru karandya karababara gacumbagira. Noneho mu rugo kubera ko nakunda gukina cyane bakavuga tubwo wakinnye agapira wasimbutse ubudodo, bimwe by'abana nyine uravunika. Ariko nkatekereza ko ngiye ntigeze mvunika. Uko iminsi igenda ishira akaguru kakabyimba, bashaka umuntu unyunga, aba bantu bunga nyine abantu bavunitse. Akanyunga ariko agakuru kakakomeza kakabyimba. Bigeze aho nibwo bashatse nyine kuntu banjyana kwa muganga, bancisha mu cyuma, barareba bakabona nta kibazo kirimo. Ariko akaguru kabyimba. Banyoreza muri kine, bakajya bamasa, ariko akaguru kakakomeza kakabyimba. Noneho bigeze aho nyine biraducanga, bampimbago, ubwo kari katakigera gukora hasi, nkagenda nyine ngasimba kurikiraho. Abaganga bakavuga se umwana ko tubona ataravunitse nta kindi kibazo tubona, ukubera icyo akaguru kadakora nyine. Ariko mu rugo nafite n'undi mu grand sere yitwa Tonze abinaha i Kigali. Nawe yarashatse afite abana n'umugabo. Nawe nyine agira ikibazo cyo kurwara mu nda. Arwara mu nda akajya akaruka amaraso. Nyine mu rugo abantu bose barafatwa, buri wese, mama akarwara mu bitigu akananirwa. Biragenda mbese biba ibintu bitumvikana. Indwara zidasobanutse. Indwara zidasobanutse. Noneho twari dufite umukozi yari amaze iminsi asezeye. Ariko asezera ateka ibintu nyine ibintu birasakuza, isafuriya iraturika. Duhamagara abaturanyi turavuga se ni biki watetse? Avuga ati njye natekesheje amavuta, ni gutya bigenze. Noneho turebye muri ayo mavuta mu kabido tubona yanyereye ameze nka kwa kundi ushira tiyoda mu mavuta, ibintu bigasakuza. Noneho ubwo abantu twasenganaga baravuga ati se niba mwarabonye ibyo bintu nubwo mutasobanukiwe ibyo bintu umukozi yatetse, wayi mutajya mu Kinyarwanda ngo mwisuzumishe mumenye ikibazo mufite. Ko nubundi hari habaye icyo kibazo, mubona umukozi yatetse ibintu bitumvikana, banamusezereye. Twumvaga nyine nta bindi bintu birenze. Umuntu aturangira mu Kinyarwanda, turagenda tujya ku mupasiteri wari utuye kuri Mahoko yitwaga Pasiteri Dusenge. Arangije agerageza kuduha imiti y'ibyatsi, akaguru kanjye karakira, karabyimbuka, na sister wanjye arakira, na mama. Turakira nyine tujya gushima Imana, ariko twumva ari ibintu bidasanzwe. Baraturoze nyine, urumva yaratubwiye ngo baraturoze kandi yaraduhaye imiti idukijije. Twumva nyine ni ibintu bidasanzwe. Biza gukira biturutse kuri uwo muvuzi. Ariko tuvuyeyo, twese twarakize. Yaduhaye iyo miti nk'ibyumweru 2. Turakira. Tuvuyeyo hashize nk'iminsi nk'ingahe ndongera ndafatwa. Ariko noneho mfatwa ari amaguru yombi. Amaguru yombi arabyimba, abaparalize, niyongera kugenda. Turongera dusubira kwa pasiteri. Pasiteri n'ubundi arahanyanyaza, akoresha imiti. Mara igihe nyine ntagenda ameze gutyo, ari uguterura. None pasiteri yakoreshaga amasengesho n'imiti? Yari n'umuvuzi wa gakondo byose? Yari n'umuvuzi we, yaragusengeraga, ariko afite n'ibyatsi. Yari afite timu y'abantu basengaga cyane. Bakagenda bakajya gusengera ahantu mu ishyamba, bagakura iyo miti. None avuga ngo ni ubuhanga, ariko n'Imana nyine yari yaramuhaye n'izo mpano. Akatuvura tugakira. Ariko icyo gihe noneho amaguru afatwa yarafashwe, noneho abaparalize pe.
amaguru yawe yombi turavuga nyine urumva ni ibintu byari bigitangira tutasobanukiwe ibyari byo turavuga se none ubu byagenze gute bakajya baterura nk'ejo mu gitondo mbyuka n'intoki zabyimbye zahinaramye noneho twumva ni ibintu bibaye nk'ishyano nyine ritugwiriye ugaze umuntu abaye amaguru n'amaboko muravuga ati ibintu rero ntago bisobanutse dusubire kwa muganga. Icyo gihe utaragiye kwa muganga uri umukobwa wari umaze kuba umukobwa w'inkumi? nari maze kugira imyaka 10. Wari ukiri muto cyane. Ubwo buzima utajya wibagirwa baterura uri pararize byari bimeze bite Anne? Byari biteye agahinda urumva nari nkigeramo nisangamo ntazi ibyari byo ntazi ibintu biri kumbaho ugase nukubera iki nyine ibi bintu biri kumbaho gitondo kimwe ukabyuka ugasanga amaguru nago ari gukora mu kanya ukabona intoki zabaye pararize birancanga mama aravuga ngo dusubire kwa muganga tujya kwa muganga barasuzumaga examen zikaza ziri negative nyine nta burwayi babona bagerageje no kuncisha muri scanner bareba nyine mu bwonko niba nta kibazo kirimo babona nta kibazo ariko nyine ukabona intoki zabyimbye zihinnye zahinaramye zabaye bloqué amaguru nyine ukumva biragucanze no mu rugo nyine ariko abandi bagenda barwara urwaye mu nda urwaye mu mugongo nyine ukabona ni ibintu bitumvikana bidasobanutse uko pasteur arakomeza aravura hari imiti yajyaga mpa yo kundutsa intoki zikongera zikabyimbuka n'amaguru akakomeza akabyimbuka noneho bigeze igihe sinzi uko nari ndyamye numva mu mutima nyine ndi kubabara sinzi ibintu byanteye mu mutima maze ndatangira mbifuromera nk'umuntu uri gusamba umutima uratera cyane noneho bibi bintu bikabije baramfata bahamagara pasteur atujyana kuri Mawoko aho ngaho muri timu y'abanyamasengesho ye barasenga ariko nkamera nk'umuntu nyine wapfuye sinzi n'umuntu wajyanye inkuru muri eglise bari gusenga ari dimanche baravuga ngo Anne yapfuye ariko sinari napfuye gusa ukuntu nari imeze nka kwa kundi umuntu akureba akabona pe nta kandi kantu ushigaje abantu barahurura bose bavuga ngo napfuye ariko pasteur arakomeza gusenga n'imiti ngeraho ndagaruka ariko uburwayi still ukomeza kuba gutyo igihe kigeze ndi kugenda nyine nihutisha utarihutisha se kumva bakubika kumva ko wapfuye ukabyumva mu matwi yawe byaruhamya bumeze gute kuri wowe? Byaruhamya burebure ko n'ubu ngubu hari abantu duhura bakavuga ariko se Anne kweri ni wowe bigeze no kubika bakavuga ngo wapfuye kweri uri kugenda umeze gutyo ukomeye nyine n'amaguru yawe uri kubasha gukora ibintu byose ntabwo nyine urumva ni inkuru yabaye na n'ubu igihari ariko nanone intera gutangarira Imana kwibaza se Imana kuba nari ngeze kuri urwo rwego aho umuntu ashobora kureba akavuga ati uyu nta n'isaha asigaje nta n'iminota byarangiye ariko urumva narabyumvishe naratsimbutse nyine naravuga ati hano ko no muri sengero abakristo basize pasteur muri sengero bakavuga ngo wapfuye tukaza tuje guhurura ngo wapfuye nyine ndabyumva nkumva ko ari ibintu narabyumvishe numva ni ibintu bindenze ariko mbona ni imirimo y'Imana. Nito umva Imana ikongerera igihe cyo kubaho mfite yaracyongereye uri mu nyogeso cyane n'ukuri icyo gihe uburwayi bwarakomeje noneho butangira kujya bugenda buhindura isura igihe kimwe ndabyuka n'ubundi nsanga nahumye nsanga amaso yafatanye buriya nubwo narabigera ariko Gerard nubwo mbona gutya nta ngohe mfite izi ngohe ututuntu ibitsike babyita ibitsike n'ingohe yego uje ubona ko abandi bajya bazongera bazishyira ariko ngewe dore ntatwo mfite abantu nimvuga ingohe ntibagire ngo ni izi zaha ututuntu twaha nabwo nari nibonye ko ari ngewe umuntu utatugira buriya nkunda kwitegereza abantu bose ifite igishaka kikuriho umuntu wese debye mu maso mpita mbanza kureba haga ariko uburyo ufite amaso manini ntabwo hita bigaragara ntabwo bigaragara ariko nk'umuntu warunze icyo gihe nzifite wari uzifite iyo mbonye abona ko bitandukanye nazo nyine twararyamye muri ubwo burwayi turabyuka nsanga ntazihari wari uzifite nari nzifite abantu bakunda kugira amaso manini ubundi ubu bafite na nyinshi ndabyuka ndazibura bye zirabura kugeza n'iyi saha
icyo gihe rero uburwayi bugenda busimburana buhindura ama etape murambabarira nyine ndi guhuzagurika ndi kubura uko mbishyira ndi kubura uko mbishyira ku murongo kuko ibintu by'imyaka 17 ni ibintu byinshi ariko icyo gihe narabyutse nsanga nahumye amaso yafatanye ubwo ndacyari muri za etape zo kuba ndi paralize amaboko amaguru mbyutse rero nsanga n'amaso yahumye icyo gihe noneho bibigita amaso yarabyimbye mfite amafoto sinzi niba uracishaho abantu bakabireba nyine bakabona ko warabinyoherereje amaso icyo gihe yarabyimbaga agahuma agafatana nta kundi kuntu wabigenza kugira ngo ugire gutya ngo arambure icyo gihe namaze icyumweru cyose ndi impumyi buriya hari igihe buriya ariya mafoto wanyohereje nagira ngo no gukubitwa oya harimo ukuntu najyaga mbyuka nkasanga amaso yabyimbye yahumye icyo gihe nyine ubwo urumva iyo Imana igushyizeho ikintu niba navuga ngo ni Imana ibigushyizeho ariko iyo uciye mu kintu nibwo wumva abandi bantu naratekereje ndavuga ati buriya hano hanze hari abantu bahumye b'impumyi batabasha kubona koko uziko ufunga amaso ntumenye igihe bwiriye ntumenye igihe bwakereye naricaraga nkavuga se turi sangapi ubwo kwaguhuma ukagera agatotsi kakagufata ugahuma ukabyuka uri gutekereza ko wenda byari nijoro bukeye mu gitondo nkabaza mama se bibaye sangapi mati turi saa 10 z'amanywa turi saa 10 z'amanywa igihe nabereyeho nari nasinziriye nyine ntumenye ngo bwakeye bwije guhora ureba umwijima bikakujena karagahinda noneho iyo etape yo guhuma nyine nayo bisa bivuyeho ndabyuka igihe kimwe n'ubundi ngo nyine narabyukaga nkasanga uburwayi bwagiye buhindura isura ariko amaguru adakora byageze aho banshyira no mu kagare ugendera mu kagare kuko byageze aho natangiye kurwara numva nari mfite imyaka 10 nanutse ndi muto noneho uko bigenda bigira nari no mu myaka yo gukura y'ubwangavu ndabyibuha urumva kunterura byari bisigaye ari ikibazo ndakambakamba igihe kinini nkakambakamba nk'uruhinja umuntu rwose yaza kunsura agasanga ni gukambakamba noneho bigeze aho n'amavi agira ikibazo kubera kuyakambakambisha cyane arabyimba nibwo rero banshakiye akagare nicara mu kagare ubwo izo etape zose zabagaho n'ubundi nicaye mu kagare ndi paralize amaguru wamaze imyaka ingana gute imyaka 17 17 natangiye kurwara mu 2006 mu kwezi kwa gatandatu 17 ugendera mu kagare mana we nuhamya bukomeye Imana ni igitangaza nanjye hari igihe mba numva ntabyiyumvisha bivuze ngo wageze igihe cyo kuba inkumi deja ubuzima bwanjye bwose bw'ubukumi bwari ubwo ngubwo icyo gihe wabonaga byanze bikunze abandi bana nabonaga abandi bana urumva nari mfite basaza banjye nari mfite basaza banjye barumuna banjye bakuru banjye noneho mfite n'abandi bana b'abashuti noneho ugasanga hari n'ukuntu babwirana ati nari narabaye inkuru muri Gisenyi abantu benshi b'Igisenyi baranzi ko kumva barabwirana ati umukobwa witwa Anne ajya bimpumyi aba mu kagare ajya bagurya nyine ugasanga barahuriye baje kunsura n'abandi bakaza bakansubizamo imbaraga ibigo byinshi byakundaga kuba biri mu rugo by'amashuri y'abana nyine baje kundeba icyo gihe hajya narigeze nuko umara imyaka 17 umeze utyo uza gukira uterero ubwo nyine nari nararangiza nyine kuvuga etape z'ubwo buzima nanyuzemo nari ndi kuvuga ukuntu amaze imyaka 17 nyine uri paralize noneho nari ngeze kuri etape yo gufatana amenyo hari iyo ntabwo yitubwiye ubwo no gufatana amenyo byajemo se ni etape ndende ntabwo ni etape ndende buriya sindanageza ubwo igihe kimwe narabyutse n'ubundi nsanga amenyo yafatanye hasi no hejuru ibyo noneho nibyo byatangazaga n'abantu cyane no muri etape nyinshi naciyemo ibyo bintu byamvunnye no kubyakira n'uyu munota iyo mbitekereje ko narabyutse nsanga amenyo yafatanye wafatana biranga
noneho mama aravuga ati ibi noneho byo biraturenze. Yego. Se yamenye niba yafatanye ubwo isaha zigeze zo kurya bazana ibiryo ndarya gute amenyo yafatanye. Yego. Kunywa bambi nko wafata iki gikombe ugakina no bikameneka. Baravuga se noneho umuntu araba hatarya atanywa. Yego. Tujye kwa muganga. Ubwo twe tubizi nyine ko byabaye ibintu by'amarozi n'ibiki hari byaducangaga tukavuga ngo reka dusubire kwa muganga tujye kugerageza. Yego. Tujya kwa muganga abaganga baragerageza bakoresha ibyuma byabo bakavuga ati mashware zafatanye nyine byanze. Yego. Nabo ubwabo birabacanga. Babuze icyo badukorera baduha oxygene baratubwira ati mugende mujye mugerageza muri ko oxygene mwayinyuzamo nta kindi. Yego. Turataha icyo gihe namaze 5 jours ntarya. 5 jours utarya. Utunzwe n'iki? Ntarya ntanywa nari mbayeho gutyo. Jesus Christ. Nari mbayeho gutyo nibwo nari numvishwa n'inzara iryana. Inzara yarandiye ndavuga se ni gutyo inzara ibabaza. Ibaza ko n'ubu iyo mbitekereje mba numva nari kubyakira ko uzi kuba iwanyu muteka ibiryo bikaguhumurira inzara ikakwica nta yindishwa nyine ari umuntu watumye umbera gutyo akagufatira ibyo bihana akavuga ati ntabwo ugomba kubaho uko nshaka. Uwo muntu yari nde? Mwapfaga iki? Ni umugore twasenganaga. Mwasenganaga kandi? Ibyo ni by'amasengesho we. Mama twarasenganaga yarimbaga muri korali ya ba mama yitwaga Elevania. Ntago nahisha izina ryo kuko njye nawe turi umugani Gisenyi. Uwo mugore se? Birazwi se nawe arabizi arabyemera nawe se? Kuko byageze no mu buyobozi. Cyageze no mu buyobozi. Okay. Yego. Ko urumva wa mukozi. Nuko ntari kubikurikiranya neza ariko wa mukozi wadutekeye bya bintu akagira akagenda. Ko ibyo bintu byakomeje kuba tumashe nyine abantu babona bihinduranya. Umuntu aravuga ati se ko nabonye hari ahantu akora muri quartier aho dutuye. Nta kuntu twazamubaza koko kubera iki mwabonye kari agasinye k'amavuta ateka ibintu bidasobanutse agahita agenda ibintu byose bigatangirira. Yego. Nta kuntu twamuhamagara tukamubaza. Turamuhamagara ubwo urumva ntago yari kudusubiza. Hari abapolisi bari inshuti za mama baramuhamagara nyine bajya kumubaza mu buryo bwabo. Yego. Nibwo yasomanuye avuga ko bamuhaye 400 by'icyo gihe 2006 byana amafaranga. Uyu munsi ntabwo ari make. Yego. Icyo gihe byari menshi. Yego. Arangije avuga n'uwamutumye nibwo yatubwiye uwo mugore twasenganaga yarimbaga no muri korali ya ba mama. Ngo yamutumye iki? Yaramubwiye ati yampaye 400,000. Kiragiye nteka biriya bintu numubyumve ni Toyota nari nashize mu mavuta. We yari afite gahunda yo kurangiza urugo rwose. Ariko aravuga ati hari n'ibintu nagendaga ntwara ati hari suve tumazane nari naratwaye. Nyine hari ibintu byinshi yagendaga atwara ariko nk'umuntu tubana w'umukozi mu rugo ntago ibyo bintu wabitekereza. Ntiwabyitaho. Avuga ibintu byose byabaye bamufunga ibyumweru 3 birangiye baramu. Uwo mudamu se ntabwo bamufashe? Uwo mudamu nyine twaramufashe bijya mu buryo urumva abantu basenga byagiye mu buryo bw'itorero. Bahamagara pasiteri bahamagara abagenama bo muri eglise baricara baramubaza so urumva yapfa kubyemera. Arabihakana. Arabihakana gusa avuga ko ngo yagize yerekwa urumva abantu basenga ari igihe bashyiramo ngo barahanura ibintu nk'ibyo. Ari no kubeshya aravuga ngo ari gusa ngo nagize yerekwa ry'urugo rwanyu unabonye uriya mwana azapfa tungo uko byagenda kose. Bavuga wowe. Ko byagenda kose ngo uriya mwana nyine ngo tungo sinzi ngo njye Imana yanyeretse yapfuye. Ariko ngo nta kindi kintu nabatwaye. Nurese kuki mwumva ko ari wabikoze kandi abihakana? Impamvu twumva ko ari wabikoze tukanabishinga hagati. Ofete nanubwo navuga ngo ko ashobora kuba ari wowe ubwo ko ari we. Yego. Ko inyuma y'ibyo byose hari indi etape nagezemo noneho nkajya numva amajwi ari kumpamagara ngo tugende gutyo. Tugende. Kumva nijwi ryande. Nkumva nijwi nyine ry'umuntu w'umumama uri kumpamagara. Ubundi nkumva ni menshi ari gusakuza cyangwa ijwi rimwe. Nanye byumva byabanje kuncanga. Ariko naryumva nkahita numva direct ndashaka guhaguruka nkagenda. Icyo gihe nabaga nagize agahenge nyine amaguru asa nk'ari gukora ariko n'ubundi ntari muzima tu.
nakumva amajwi ngo ntitugende nkahita direct mpaguruka nkagenda tugende mu gihe se ntazi aho ngiye nkafata inzira none kubera ko nabaga urumva umuntu urwaye mu rwaba bamuri hafi nyine bagahita bambwira se ubu ugiye he mu kagari se icyo gihe nabaga mfite hari igihe cyageraga nkagira agahenge yego nkasa nk'ukize nka kuriya nyine ibyo guhuma byabaga bisa nk'ibigabanyije n'iki nkasa n'ubundi nk'ukize yego ariko icyo gihe nabaga ameze nk'ukize nibyo byahitaga bikurikiraho byo kuvuga ngo tugende mbese wakiraga bikubwiye ngo tugende noneho wumva ngo ntitugende nkahita numva direct nta kintu nibajije ntacyo nekereje nkahita numva direct nagenda noneho nashaka kugenda bakankurikira mu rugo baza kubona ko ari ikibazo nyine tujya kubona tukabona arahagurutse aragenda isaha yose se na nijoro wamubaza hari n'igihe nabonaga igipangu gifunze nk'ubu buri wese ari mu cyumba buri wese afite ibyo arimo nabona igipangu gifunze numvise ya majwi niba ndi njyenyine nkahita nkasimbuka n'igipangu yego nkumva ndagiye pararize yaragendaga ubundi hagahita haza hiyo etape yo kugira ngo binjyane yego noneho mu rugo bavugana ikibazo umuntu aramera nk'ukize gato dushima Imana tuvuge ngo arahagurutse mu kanya tukabona aragiye kandi iyo byabaga bifashe byo kugenda nta muntu nasubizaga ntawambazaga ngo ugiye noneho bo bagahora abandi hafi kugira ngo ntagende bakibaza se agiye yajyahe bagahora bagahita batangira noneho igihe kimwe nyine ndi kumwe na mukuru wanjye witwaga Kirere yakundaga kumba hafi cyane noneho aravuga ati tumanuke mu mujyi ndi kubona byubuze uri kugerageza kugenda ngiye kuri atelier yaradodaga ndagucungira kuri atelier ko bari beze nabaga no kugenda bakamboha tu ntabwo urasohoka igipangu kuko uba ushaka kugenda tutazi iyo ugiye ntabwo uragira gute nabyo nkumva birambangamiye nkavuga se nzaza mba maze amezi 8 mu kagare umwaka mu kagare nagenda n'igihe mbonye amaguru mu rugo bakambuza kugenda nyine bakamboha ariko kubera icyo kibazo nkumva birambangamiye biranambabaje nkavuga se nge nzagira ubundi burenganzira nk'ubw'abandi gute nkumva nyine mpora meze nk'umuntu uba mu buzima buboshye noneho icyo gihe Kirere aramanura turagenda tujya kuri atelier turi kuri atelier twicaye hari ukuntu umuntu aba ari kudoda ahuze numva n'ubundi yamajwi ndamucunga ku jisho mbona ntabwo ari kundeba mpita mfata inzira ndagenda niba manza yaramenye ko nagiye hashize umwanya munini ko icyo gihe ntawankurikiye naragiye paka nisanga kuri wa mumama wisanga kuri wa mumama oya twari tubizi mukeka ko ariwe ubiguterereza twari tubizi twaragiranye n'ibyo bibazo n'iki nuko kumushyira mu nama yo kuri eglise ariko n'ubundi still njyayo ntageze hahita ambwira ngo ngo ane ngo karibu ngo nari mbizi ukuri buze arangije aranyicaza mbona mpaye fanta ya orange ampeza n'irindazi naha nagiye kubigura naha nagiye byari biri aho ahita bimpereza biteguye arabimpereza ndarya ndanywa arangije arambwira ati rero ndagira ngo twicare tuganire ndavuga ni nta kibazo ati se ni mwamenye gute ko ari njye ubaruka amera nk'umuntu uri kunkoresha interview yego ndamusobanurira wari umuntu uraho udafite ubwenge ndamusobanurira ugasubiza iwanyu se baguha iyihe miti nuwe muganga uri kukuvura aragenda mbese ambaza buri kintu cyose nkamusubiza icyambajije nkagisubiza neza ubwo hagati aho Kirere yari yambuze ahamagara ba papa ahamagara ba mama ibikoba biracika muri Gisenyi ane yabuze umuntu wese unzi bakamuhamagara hagarara ku nzira wenda runaka uramubona abagiye guhagarara ku mipaka kuri grande kuri petite papa wafata imodoka aravuga ati ndafata imodoka ijya Kigali ndagenda ndi kureba babyibuze ko mubonaye baragenda bagabagabana ibice bice baransangamo kumbi nibereye kuri uwo mugore nibaza aho ndi yabaga wenda nuko utahazi ahantu bita ku Giponda abantu babigisenyi barahazi ni naho yakoreraga ubwo arangije kunkoresha interview arangije amereza inote ya 5 arambwira ati rero akiraye amafaranga ujya gutega imodoka hari n'urugendo runini ku buryo utega imodoka ujya hari mu mujyi en fait we yarampaye ngo njye muri gare
njye gutega imodoka ikujyana he mu rugo ntago yambwiye ahantu iri bunjyane kandi mu rugo ntago byasabaga imodoka kugira ngo mpagere ni nk'uko twaba turi hano muri uyu mujyi tunde hafi aha umuntu akakubwira ati fata amafaranga ujye muri gare ntago hari kure yaho ufata imodoka ugenda kandi azi wanyu azi wacu ntumbaze rero ngo imodoka nta nubwo yambwiye ngo ni imodoka ijyayo yarambwiye ngo ufata amafaranga ufata imodoka ugende ndangije ndamubwira ngo murakoze ndashimira ndasohoka ndagenda none abantu bari bataye umutwe bari kunshaka sinzi ukuntu nageze nk'imbere gato mpura n'abantu ngo ngo si wowe babuze ngo sinubishobore guhamagara ngo bakubuze nta muntu wambuze wana ndakomeza ngeze muri gare masanga abantu nk'ijana banegereje bari kunshaka bahita bamfata ndavuga se ko mumfashe nk'abari gufata igisambo habaye iki nari mfite imbaraga nyinshi ni mureke nigendere ugiye hese baramfata kwa nyogokuru wanjye ubyara papa na mama bari bagihari ubyara mama bari bagihari papa we na mama we sogokuru na nyogokuru bari batuye aho hafi nyine ya gare ari hafi ya eglise baranjyanayo barambaza se ane waruriye bimeze gute uvuye he twakubuze byagenze gute byakugendekeye gute ako kanya rwose Gerard ntakubeshye ibintu by'amarozi nahise nemera ko bibaho ntago nahise nongera kwibuka ahantu narindi nukuri byabaye nk'aho ibitekerezo byose bigiye barambaza se uvuye he byagenze gute nanjye nkatekereza harya narindi nukuri navuga ngo nago ndi kubyibuka bakenda kunyica bakavuga ngo uri kubeshya ngo uravuga aho wari wagiye ibi bintu birebire baransomera neza pe nibagirwa ahantu narindi hashize nk'iminsi 3 hazaga abanyamasengesho nyine mu rugo n'ubundi bakunda ibintu byo gusenga cyane bagasenga hashize nk'iminsi 3 nibwo nibuka ahantu narindi nibuka ukuntu ibyo naganiriye na Revania byose ndabibabwira mama noneho yumva arasaze aravuga ngaho kuri eglise ntibavuze ngo yarahakanye n'iki none ni gute ubuzi ko ibyo bintu byabaye bagushinjije kuroga umwana wabo n'ibiki umuntu akaguhamagara noneho akanakwakira Gerard utarabikoze ntiwavuga ati iwanyu bajya banyita umurozi reka mbabwiye ko ahubwo sunanyegere niwegere naho ndi ariko ku buryo wakwakira umuntu ugahita umuha n'ibyo kurya ukamuhereza n'amafaranga yo gutega icyo gihe rero mama byabaye nk'ibimusajije arongera ahamagara kuri eglise ahamagara n'abayobozi uvuga ati nadusobanurire umwana wanjye yamujyanye ajya kumwakira yaramuhaye amafaranga yo kujyayo bagasobanura ngo ngiye ngo nari mukumbuye ngo numvaga ngo kuba naragiranye namwe ibibazo ngo ntacyo napfuye n'umwana ngo ndamwakira amafaranga wari umuhaye yo gutega yarayo kujya he agaceceka nyine nubwo kuri eglise bahise banamuca twasengeraga mu bangirikane baramuca nyine mu itorero avuga ati rero umugore w'ibyawe turi kumva bidasobanutse nyine nabeze baramubwira ati hagati yawe ni famiye nakongera kuyegera urumva ibyo bibazo bigezaho ukagera kuri urwo rwego ntago ari byo so urumva aho ngaho wahera aho hakana ko umuntu atari we ko ntaho nyine yaratweretse uko ibintu byose bimeze ariko nyine icyo gihe mvayo iryo rindazi na fanta niba uburwayi bwanjye bwahise buhindura isura noneho gutese nahise ntangira nagiye kubona mbona nahiye umubiri urabona kumwushya biraza n'inyuma ibisebe mu kanwa ibisebe ukabona nahiye pe kwa kundi umuntu asa amaso aratukura ndashya pe biza n'inyuma ndashya ntashobora guhindukira ntashobora kunyeganyega wanankoraho ukaba uri gukora mu bushyi icyo gihe namaze amezi 8 meze gutyo ubabara kandi buriya buribwe zishobora no kuzabwibagirwa narababaraga umva nta kintu na kimwe nashoboraga kwikorera nyine ni ukuryama aho ngaho bakantega pamperse nk'uruhinja ibintu byose nkabikoreraho n'ubwenge bwaragiye bwari bwaragarutse aho ariko nyine mbabazwa pe mbabazwa nkashya nkanatabaza nkavuga ngo ndi gushya bagashyiraho udusome dutose mfite umuriro wakoraho n'inyuma
ukabona ko ari ibintu nyine birenze utabona uko bisobanura. Ubwo niko mu rugo bagendaga bashaka n'abaganga, urumva twarasengaga ariko bagashaka n'abaganga ba Kinyarwanda. Pasiteri yavuyeho haza abandi nyine bagendaga basimburana. Ubonye umuganga wese akaturangira hari umundandi, hari n'abazaga akatubwira ngo mvuye muri Tanzania ngo Ikigoma ngo murampaya none amafaranga yahagendeye. Cyageze gemaza twari tugiye kuzafata na credit yo kuvuza. Uje akavuga nyine buri wese yankoreraga ibyo ashaka. Umuganga uje agakora ibye bikanga nyuma y'igihe nza gukira uko gushya. Ariko nkiza atarashira n'ibyumweru 2 mpita mfatana amenyo mva manzi cegena maze 6 mois. Nta kintu ndya noneho. Nta kintu ndya ariko nari ntunzwe no kunywa. Twari dusigaye twarabonye strategy nkafata nk'igikombe nkashyira ku kayiko akuruza gutyo. Urumva nk'aka gakombe nagamaraga nka nyuma y'isaha. Imisaya yarushye igikoma ntago cyatambukaga. Ikivuguto yahute nyine byari ibintu byari icyayi amata y'inshyushyu. Nikiriza ko yanandamiraga ariko kubera kuyanywa cyane mu nda hagera haba nk'agahinja nkajya nituma nk'akabebe. Urumva nkagira diarrhea, urumva nkatakaza nta n'ikintu ndi kwinjiza. Ariko kubera imbaraga z'Imana nkabaho nyine nunzwe n'ibyo ngibyo ariko nkabaho. Simfe Imana igakomeza ukandinda. Ibintu biragenda bihindura isura none ngeze igihe mera nk'ukiza agahenge mera nk'ukize. Maragaye gato baravuga none ndavuga ati ubwo rero nakize n'abantu bose barabyizera ko nakize. Icyo gihe nkora n'igiterane muri 2013. Muri ubwo hari kuva 2006 harya kuva 2006 ubwo twari tumaze kugera muri 2013 tubana n'ubwo buzima nyine izo etape zinsimburana ari ibyo nafatanya amenyo ejo nahumye ejo ndi paralize ejo naba gutyo bigenda bisimburana gutyo ari ubwo buzima none icyo gihe mera nk'ukize nkora n'igiterane muri sale ya IRK abantu baraza birashyuha abantu bashima Imana bati igiterane cyo gushima Imana abantu bose babizi baragenda urumva icyo gihe yarashize imyaka 8 bana amezi 8 yarashize imyaka 8 hano bakavuga ati nibitangaza hano twari tumuzi yakize Imana yamutabaye byaye nari narakira byari bikiza none nyuma yaho ngaho ndongera n'ubundi ndafatwa ariko noneho mba paralize urutirugongo rubakari ngaho kuge ibintu byambaye nyine byari ibintu bisimburana ariko mbere kuri urutirugongo rubakari icyo gihe maze gushima Imana mu rugo aravuze se reka wongere ugisubire mu ishuri wige kuko amashuri nari narayahagarikije mu wa 5 primaire yibase kadoro umaze gukura nari maze kuba mukuru nari ndavuga nago ndasubira muri primaire ndagenda njye mu wa 4 njye muri section se urajya mu wa 4 uvuye muri primaire na 6e mutarayize ndavuga ati ndagerageza ku ndimi njye ngerageza munshyire muri lettre njye kwiga mu wa 4 bacakira muri kuri sige basanga lettre nani hari njya muri tourisme ariko najya mu ishuri none ngasara twaba tuvuye kuri assemblement naba ninjiye mu ishuri ngasara nkambara ubusa nkasara nkaba umusa imbere y'abanyeshuri ubusa ndagenda nandika izina ubusa nyabusa Jesus Christ ejo nkavuga rero yamureke ngerageze nagerayo n'ubundi ngasara navuga ati rero ane kwiga ntago ari ibintu byawe Imana ishobora kuba yaraguteguriye ibindi kwiga amashuri ntago ari bwo buzima gusa bikomeza guhata unarutanga mu bandi icyo gihe wa mugani kukurutanga icyo gihe ibi utajya bibagirwa byumwe ko byakumaza umutima wawe byo byarakunaniye kwakira byanze bikunze bitoho ari igihe tutahita twihutira kubyakira ibyo bihe byo gusara igihe utajya bibagirwa kibi ni ikihe ni ukwambara ubusa byarankomeretsaga washiduka wakuyemo imyenda ntago nagusobanurira njye barambwiraga ati wari wasaze wambaye ubusa washwanyuye wakoze ibintu nyine biri bizarre wari wasaze byo gusara njye sinamenyaga ngo nabikoze gute nabikoze ryari byamaraga igihe se byamaraga igihe pe byamaraga igihe
bigera aho mva mu ishuri burundu ubundi nkandagira bitamo bigera aho mva mu ishuri burundu nyine ndaribireka ariko nyuma y'uko gusara nibwo nahise nongera ndarwara ariko mba urutirigongo kare kweguka biranga mbese banagerageza kunyegura bikanga ibyo byose byarabaga nubwo twe tuzi ngo ni amarozi ni ibintu bidasobanutse bibaho tukajya kwa muganga aza akantu gashyashya tukajya kwa muganga abaganga bari bamaze kumenyera bamaze kumenya bakavuga ngo ni hano ugarutse kandi ntibabone n'icyo gukora ntibabone n'icyo gukora akavuga se kuko ibintu byaducanze ntibagize igitekerezo umaze kugira ubwo burwayi bwo mu mutwe ngo bakujyane wenda nk'ikarayesi wapi kubera ko urumva ubwo burwayi bwo mu mutwe nasaraga uko nagiye ku ishuri wahava bigakemuka no papa kubera yabonaga nkunda kwiga cyane agerageza no kunshakira umwarimu wo kujyaza kunyigisha mu rugo yego umwarimu wo kuza kunyigisha mu rugo yaza ibitotsi bikamfata ntazaho bivuye nkasinzira ugashiduka niryamiye umwarimu yaba atangiye kunsobanurira hane yagiye kera kandi ntago nagiraga ibitotsi ubundi mu burwayi bwanjye niba navuga ngo ni trauma niba navuga ngo iki hari igihe bwacyaga pe nkano y'amaso gutya kandi n'ubundi nkirirwa gutyo ariko umwarimu yaza nkasinzi none se kuki mutafataga umwanya ngo muvuge muti reka tujye kure wa mugore tumugute watubabariye basi papa yaramusanze aramubwira ati niba hari n'icyo twagukoreye tugusabye imbabazi pe turapfukamye niba hari n'ikintu dutekerezaho ariko utubabarire uduhereza amahoro ubundi se nta kintu mwe mwaramukoreye ntacyo urumva natangiye kurwara mfite diza ubwo burwayi wenda ntabwo nari inkumi wavuga bino by'abakobwa bisigaye bigezweho batwara abagabo abandi uvuga ngo wenda nari naramutwaye umugabo nta kintu na kimwe twapfaga twarasenganaga arimbana na mama aza no mu rugo akanadutura ariko akabatura gute akadutura nyine ibintu akabazanira ibintu yego mbese yari inshuti yari inshuti akavuga ko iwabo mu cyaro hafite imirima akazana indobo y'ibishyimbo akazana indobo y'ibijura nako y'ibijumba ukumva nyine ko ari inshuti naho bije byekoreye wenda ntabwo mukeka ko yaba yaragiraga ishyari ry'umuryango wanyu wenda mukaba mwaramurushaga ubushobozi we nta bushobozi budasanzwe afite simbikeka wenda akaba yarakunze papa mama akamutwara ntabwo mbikeka kubera ko Elevania n'ubundi yari umusitari mu bintu nk'ibyo ngibyo Gisenyi baravugaga ngo ararugango atanga ibintu biti bitama simbizi niba abanyakigali ibyo bintu babizi cyangwa babyumvise bitama ntugambero byumvise ibitama ibitama nyine ibyo bintu bibi Gisenyi ni abantu bagira iyo myuka mibi nyine abari nk'imiryango ngo bigenda babitangana mu miryango ikunda kuba ahantu hitwa Inyamyumba ni Kayove ibyo bintu nyine by'imyuka mibi ngo biragusaba bavuga ati ndashaka uriye noneho iyo bigufashe hari n'ukuntu yajyaga nabinyohereza bikamfata nkasamba nkabira ifuro nk'icyo gihe bavuga ngo napfuye ibyo byabaga byamfashe n'ubundi byarakomezaga n'ubundi muri za etape n'ubundi bikamfata noneho kubera ko bamuvugaga cyane mama w'ibintu nk'ibyo by'amarozi ubundi ntabwo yabyemeraga ntabwo yabyizeraga yari umwana wo mu gipasiteri yari yarakuriye ababyeyi be bari abapasiteri bavuga ati ibyo bintu ni amatiku y'abarokore umuntu se yakuruga mwapfuye iki nta nubwo bibaho ntabwo yabyemeraga kugeza bitubayeho yari umutesi noneho yakumva ngo bamutwikiye ngo bamukubise hari igihe bigeze kumukubita ngo yahaye abana ibitamu umwana umwe arapfa noneho tukumva ni ibintu tutazi niyo biva niyo bigana ni ibintu by'abapagani utamenya ibyo ari byo icyo gihe ajya kurwara ngo ni mu bitaro araza abibwira mama akamubwira ati se ujye urekana n'abo bantu pe ujye urekana n'abo bantu uze wibere mu bantu b'Imana kumbi nyine ari kumwiyegereza nyine noneho abantu benshi bakamuvuga ngo ni umunyabitama abantu bakanatubaza se gute mubana n'uriya mugore ari umurozi ntitubyemere tukumva nyine ko ari ibintu byo kubeshya ibyo bintu nyine yarabizwiho pe ariko ari twebwe dushigaje kubimenya kugeza tugejeje muri urwo rwego
uburwayi nyine burakomeza buhindura isura, nabaye paralize urutirigongo, nabaye paralize uruhande rumwe. Mana hari n'ibyo njya nibagirwa, igihe cyarageze noneho nkajya ndwara n'ibibyimba. Ibibyimba biraza hano bitatu, byanga no gushya, byanga no kugenda, mbaho manisa amaboko gutya. Ariko barakurangije. Mara amezi atatu twarayabaze tubona ari kurengaho nk'iminsi 2. Nkora ameze gutya, naruha nkamera gutya, urumva ntago wagira gutya wamanura amaboko ibibyimba. Bita bikurya. No kumva uzi ukuntu bibabaza kumanika amaboko, nkabwira mama ntima narushye, akavuga ati ngaho yarambure ku ntebe, nkarambura n'ubundi se narushye, genda uryame nyine yazamuye. Ukaba muri ubwo buzima nyine bukugoye bukubabaje, bigeze igihe mbona kwiyakira birananiye, mbona ibintu bimaze kurenga urwego, nibwo nafashe decision yo kujya niyahura. Yego. Iyo etape yo kwiyahura nicyo kintu cyasajije mu rugo, noneho bumva none nanjye ndabarangije. Baravuga se yani uzagira ukuntu tuba turi stressé, twarese akazi, twataye umutwe, tukurwaje, ubabaye, nawe noneho ugeraho urumva naratangiye njye umuti w'imbeba. Njye kintu nahereyeho niyahura. Barambwira noneho ndabanza nkukuraho ubushakashatsi, baravuga ati iyi mbeba uriye ikabona amazi irakira, iyo ushize mu mazi wababara ntago wapfa. Ndagenda ntuma umwana nyine kuri botike, ntago yarazi byari byo, ndamubwira ati genza ninde akati k'imbeba, n'utwana twakiniraga aho ngaho tu mu rugo. Karagenda karawuzana, uranuka ubunuka. Ndawurya ntara amazi nshizemo, hashize nk'amasaha 3 waratangira nkoroga mu nda harandya, ndababara numva ngiye gupfa, mu nda harandya, kwiyamanganya birananira. Mama ati se wabaye iki? Ntangira noneho kuruka, ndaruka, urarukisha nyine, ndaruka nkaruka ibintu birimo amaraso. Mama akavuga wabaye iki? Ndabizi icyo nabaye, nabarozi. Nago aramenyereye ko nubundi hazi ibintu bidasanzwe. Mama akavuga cyane nuko ndi kumva ibintu biri kunugo ukuri kuruga cyane ko nyine umuti w'imbeba uranuka tu. Ndawose. Sinongoye ariko ndawose. No mama nanugo yaraze no kununuka. Sinzi ukuntu nyine ko akunda abantu bazaga kunsura barahamagara ati wane ibyo yabaye ntago tuzi byari byo pe. Yarembye ari kuruka cyane. Mama ahaje umwe wari inshuti yacu twaga mama Diana, aravuga ati shandi kumva ngewe iki cyumba cyuzuye umuti w'imbeba gusa. Mama arangije arande barambwira ati umuti w'imbeba, nanjye narindi kumva ibintu biri kunuka, uri kuruka ibintu birimo amaraso. Umuti w'imbeba n'usubwo muri kumva nawe ukuye nge mvaha. Kwati oya umuti w'imbeba turi kumva hano nta mbeba twateze, nta muntu waguze umuti w'imbeba. Umuti w'imbeba kubera ki turi kumva. Batangira konera ubwo ugomba ndabivuga, ndavuga ati nago uyu muti w'imbeba. Mama arandeba numva abura n'icyambwira. Bahita bamfata banjyana kwa muganga sinashyirwa. Umuti w'imbeba uvuyeho mu rwari hari ibinini, twari dufite akabati twashyiragamo ibinini bitandukanye byinshi, amantibiyotike biki, ibinini 70. Umva byo byari bimitanye, banjyanye kwa muganga. Yesu we, numva igifu cyashwanyutse ntacyo ngifite. Ubwo nabona napfuye nkavuga ati ibyo biranarabigerageje biranga, nzakora ibindi nkabankoza ibindi. Noneho finarema nitera serenge y'amazi, hano mfite inkovu y'ahantu nayiteye inkovu hano. Buriya hagiye hafatana, hari icyobo bashyiragamo menshi, haraboze bakuramo amashyira nyine. Niteye serenge y'amazi icyo gihe ndi kwiyahura, yari impitanye, narabyutse mbyuka. Nose nido wakubwiye ibyo two kwivuga kugira ngo atagere n'umuntu uzabikoresha nawe. Uzabikoresha. Ariko njyewe nabaga nashatse, nakoraga ubushakashatsi, urumva nari mfite na telefone, nabaga mfite telefone, nakoraga ubushakashatsi bwose bw'ikintu cyatuma umuntu apfa. Urumva ntago nari kubona uko njya ku mazi, nabaga ndwaye ndikuvuga ati ntago ndagenda ngo nijye mu mazi. Banacungira hafi naho njya. Avuga se nta nubwo ndishyira mu mugozi, ndawishyiramo gute se ndahagarara, ntago byakunda. Noneho njye nkashakisha ikintu cyose umuntu yakora bitamusabye kugenda. Nabona nk'akana tukatazi byari byo, nkavuga ati genza niri serenge, ntiyamenye byari byo nyine.
nkaba ndabikoresheje aho noneho byari bibaye inshuro ya 5 niho nahise ndesidira ndavuga ati ntabwo nje inshuro ya 5 wiyahura yego ntapfa pe mwakora bimwe nyine b'Imana igufiteho umugambi burya iyo umuntu afata icyemezo cyo kwiyica kwiyahura kwiyambura ubuzima mu mutima watekerezaga gute wari ufite uba wirambiwe uba ufite umutima navuga ngo ikisi biba biteye n'ubwoba ubundi ugera kuri stage yo kwiyahura wumva nta kintu na kimwe cyiza kiri ku isi yego ubona nta kintu na kimwe gihari kinejeje ubu uri ku rwego ubona n'abantu bari guseka ese ubwo bari abaseka iki buriya bariya bari guseka iki bari kumva ari igiki gishimishije mbese ubu umeze nk'umuntu uri nko mu kazitiro utabasha kwinyeganyeza uri nk'ahantu mu mwijima ufungiye kuko iyo uri ku rwego rwo gutekereza kwiyahura ukanabikora ufite umutima wanduye pe niko nabivuga nanditse mbwira waje gukira uyu munsi waje gukira ndi kubibona cyangwa ntabwo urakira oya narakize maze imyaka ine yonyine ni myinshi eko ni myinshi cyane twatekerezaga ko ntashobora no kumara umwaka wamaze imyaka 17 umeze gutyo muri icyo gihe cy'imyaka 17 muri kariya gahenge nakubwiye nagiraga nta na rimwe nigeze ngira agahenge ngo mare n'amezi 3 tuyabari ndi muzima ntago yigeze abaho okay mbere gukira nzi ko waje gushaka yego byaje gute ubwo nyine narakomeje mba muri ubwo burwayi za etape zisimburana noneho igihe kiragera mama yakoraga muri compassion directrice wa compassion biba ngombwa ko bamusezerera bamwimura numvise ngo bamwirukana bitavuga ndaguzagurika biba ngombwa ko bamusezerera bamwimura kuko bajya babimura abadiregiteri muri compassion bamuvana Igisenyi bamujyana i Musanze bamujyana gukorera muri Vunga ariko papa aravuga ati rero njye ntabwo nashaka kubaho ntabana n'umugore wanjye ubwo nyine turahita twimuka twese turimuka papa yakoreraga Igisenyi ubwo yavaga Musanze akaza Igisenyi mu kazi agataha Umusanze buri munsi ariko nyine n'ubundi tunkirwaye kurumva nagombaga kwimukana na mama uburwayi bwanjye byasabaga ko hora hari abantu nyine bandi hafi icyo gihe nari narwaye cyane twimukirayo muri 2016 ubwo ndataruka imyaka bwa burwayi bwari bukiba bihora bisimburana noneho muri 2018 icyo gihe amaso yari yarahumye amenyo yarafatanye ndi mu kagare n'intoki zidakora nta kintu na kimwe cyakoraga noneho byari byaramuriyeho ari byinshi noneho bigeze aho n'urutirigongo rurongera ruba pararize no kwicara biranga ndaryama icyo gihe namaze igihe kinini kabisa Umusazi banyambika pampa ntacyo nakwikorera nta kunyeganyeza ntashobora kurya naragaze nabwiraga mama ni rero aho bigeze ni ukuri Imana ishaka yananyiruhurira reba imyaka maze muri ubu buzima nta kindi kintu ntegereje kubona cyiza sinavuga ngo nzashaka ninde zo wanshaka ameze gutya sinavuga ngo use ikintu kigaje ni giki sinavuga ngo nzabyara Imana yanyicyuriye ubwo nyine amagambo nabwira mama urumva akamutera agahinda noneho muri icyo gihe muri 2018 mu kwezi kwa 5 nibwo nagiye kubona mbona Imana ikoze igitangaza ari ninjoro ndahaguruka amaso yarahumye amenyo yarafatanye noneho nta nubwo nicaraga urumva nari narabaye rutirigongo pararize mbona ameze nk'aho umuntu anteretse aha ndahagaze bimbera igitangaza ko icyo gihe nari maze n'igihe kinini cyane nize no kugenda icyo gihe sinabashaga no kugenda byari nyine ndarakize mbona no kugenda narabyibagiwe ubwo nyine bitangaza dushima Imana none turavuga ati noneho iyi ni finale birarangiye umuntu noneho ibintu byose byari byarahuriyeho kuri abantu bari basigaye bamva bamwe bararambiwe no kunsura bavuga ati shamana biriya bintu birarambiranye ariko hakaba n'abandi bansuraga Imana ibaha umugisha abantu bose bambaye hafi icyo gihe barankomeje noneho bigeraho pe nyine ubona utazi ukuntu wabivuga byari byarabaye too much noneho nkize bitangaza bibi bintu birenze bibi bintu birebire
ndakira none batangira kujya banumira mu macaci kujya gutanga temoignage icyo gihe abantu bose barabyumvaga none umuzukuni yari yarabaye none byari byararenze ntangira kujya njya gutanga ubuhamya kuko n'ubundi ntagenda neza tu banyigisha kugenda natangiye nkajya ngendera ku kantu kuko nari maze igihe kinini none icyo gihe rero bigeze mu kwezi kwa 9 nagiye gutanga temoignage ahantu nibwo nyine nashatse nibwo washatse nibwo nyine aka kantu ko gushaka kabaye ko gushaka cyangwa kumenyana n'uwo muntu afe gutyo ko kumenyana n'umuntu twashakanye twahuriye mu nsengero nk'ibyo ngibyo n'ubundi ari umuhanuzi ari umukozi w'Imana ari umuvugabutumwa ibintu byose bica muri ibyo bintu ngo ubuhanuzi turamenyana ngo Imana yari yatanze ibimenyetso bla 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 wari ukirwe kwa kundi oya icyo gihe nari ndi gutanga temoignage maze utaramenya no kugenda neza mu kwezi kwa 5 mu kwezi kwa 9 sasa urumva nari nangiye kugera kure ndi gutanga ubuhamya yego none rero icyo gihe nari muzima ariko nyine urumva nta usa gute se uyu muste kubona uri umudamu mwiza kibushye ufite taye nyine y'umudamu mwiza icyo gihe wasa gute wari umeze ute wabengutswe muri icyo gihe nta kintu tuzo navuga ngo ntacyo nari mbaye nyine wabonaga tu ndaho ntabwo nari mbyibushye cyane ariko nyine nari ndaho tu nk'uko wabona umuntu muzima ku buryo utamenya nyine utapfa kumenya ko nanyuze muri ubwo buzima ubwo rero njya muri eglise rimwe banumira muri eglise yitwa Fils hari abantu benshi bamuzi ni umupasiteri ubu yarobanura umupasiteri vuba afite church imwe hano i Kigali nyine ayoboye ariko icyo gihe ari umuhanuzi atari abapasiteri mama kubitanye ati iki rero ati Imana yakunyeretse byaciye mu bintu by'ubuhanuzi ari abandi babahanurira yego ariko nyine bari abantu ba hafi yego ubwo bahita banavuga ko Imana yatanze itariki ko tugomba gukora ubukwe mu kwa 12 ubwo twari mu kwa 9 haziga amezi yego mu kwa 10 bahita baza gufata irembo ufite navuga ngo twamenyanye ku wa 6 ndi samedi baza gufata irembo mwamenye ku wa 6 ikindi meze hashiyemo icyumweru ntabwo twari tuziranye ntabwo twari twaricaye ngo tuganire yego urumva nyine ibintu byihuse tu yego nyine bavuga ko ari recommandation y'Imana niba niko navuga recommandation y'Imana yihuse no mu rugo bikabacanga kobwa cyane ni gutumenyanya n'umuntu mujya guhita mukora mariage yihuse Imana niyo yabitegetse cyangwa avuga ati sima muyoboye ukuntu ngiye nari meze ubundi mwari muzi ko nzashaka ubwo nanjye ndi muri bla bla yo kuvuga ati yane ntago nari nzi ko nzabaho kandi n'ubundi wavuga ko utazashaka ko nazageze no guhita wumva ngo ubukwe bwihuse utazi n'ubuzima bw'aha hanze utazi ko umuntu ashobora kubeshya undi utazi nyine urumva ngiye nari narakuriye mu nzu isi y'aha hanze ntabwo nari nyizi ko ikintu cyose umuntu akubwiye ashobora kuba akubwije ukuri atakubeshye avuga sema kandi mwumva ubwo ibintu Imana yankoreye ngewe nasenya ngise hari ibintu bibi byambaho nari meze nk'akajije tukaraho avuga ati ngiye gushaka ngiye gukora ubukwe ibaza abantu bazabyumva nyine nkumva n'ibyo bintu shyuhiye kandi hari abakobwa bashaka kuba bameze nkanjye wenda batagiye no mu kagari ariko bla bla yo kumva ngo abandi bashatse abandi bari mu kigero cyanjye bari gushaka bari kugira gute umuntu agahita ahubuka tu nuzi muntu ntiwafashe umwanya wo kubitekerezaho niba unasenga ntiwafashe umwanya wo kubaza Imana ugahita wumva wowe ikintu ushyuhiye n'ubukwe ibiri inyuma y'ubukwe n'urugo ntago bitekereza nuko byagenze duhita dukora ubwo bukwe bwihuse kandi wibaza ko ubwo bukwe bwihuse n'ubwo bwari bwihuse bwabaye bwiza pe bwabaye bwiza bwari ubukwe bw'igitangaza turabana tubanye nyuma y'amezi 3 bitanongera nisubira muri ubwo buzima bwanjye nsubira mu kagare icyo gihe namaze igihe ndanasama nsamira n'ubundi mu kagare umugabo atazi
ko wigeze kurwara gutyo we yari azi témoignage yanjye yego kuko Ariko atazi ko twanahuye ndi bizongera. gutanga ubwo buhamya Yego. ariko atazi ko bizongera yego urumva nk'umukozi w'Imana nyine yashyizeho ake arasenga bigeze aho umwana w'umuntu wese ubundi bintu nka biriya naje gusanga usibye mama wawe wakubyaye bakerekane ke guca abandi intege wenda hari umugabo ushobora kugusuporta cyangwa akagukunda muri usibye ibyo ababyeyi bibazo bakubyaye ariko njyewe ko mbitekereza usibye ababyeyi bakubyaye bashobora kwakira icyo kintu sinzi ko ntabwo undi muntu nyine ntabwo biba byoroshye ubwo rero byageze igihe urumva twari tukiri abageni duhita duhura n'ibibazo kubyakira bamunanira ntabwo byari byoroshye Gerard wenda ntabwo nkunda kuvuga ku byo mu ndani byambaye mu rugo rwanjye kuko nayo nindi témoignage banumva nazafatira akanya nayo nkayivugaho ni nk'ikindi gice ariko twabanyeho muri ubwo buzima twamaranye umwaka umwe n'igice maze kitaragezemo ntabwo navuyeyo neza ntabwo nakwihara navuyeyo nabi twaratandukanye nyine wavuyeyo nabi gute nubwo utakwinjiramo imbere nubwo ntakwinjiramo imbere ariko urugo byabaye bibi bigera aho biba bibi ku rwego umuntu atabona nuko abivuga ni wowe biteje se kuko we ndumva yari umukozi w'Imana anahanura umuntu ashobora kuba uti umukozi w'Imana ntabwo yateza ibibazo kuko ni wowe wenda ande uko byagenda kose Gerard ubundi urugo aba ari urw'abantu babiri hari abantu bajya bakora deba bakavuga ngo umugore ngo niwe mutima w'urugo ngo umugore ngo iyo ngo atabigizemo uruhare ngo urugo ntabwo rwasenyuka ariko ikintu ngiye naje kubona nasanze urugo ari urw'abantu babiri bata umugabo agomba kubigiramo uruhare n'umugore akabigiramo uruhare ubwo rero ibyabaye byose nubwo uvuga ngo yari umuhanuzi ariko ntabwo yari marayika yari umuntu ariko njyewe ntabeshye ntabwo nabigizemo uruhare nk'uko yabigizemo uruhare none se umukozi w'Imana yagira uruhare mu gusenya ku buryo urugo rumara umwaka umwe n'igice rwose twamaze umwaka umwe n'igice kandi byagutunguye kandi yari amaze umwaka yari umukozi w'Imana uhitinze cyane umuhanuzi uzwi uhanurira abanyakigali barazaga bakomeye aboroheje nabonye abantu benshi mu rugo rwa umva nabo nzi basanzwe bakomeye ntavuga na bose nagiye mbabona bazaga mu rugo rwawe bizo n'urugero wenda waraye nabi hagati yawe n'umugabo wawe wenda wakubiswe n'urugero ibyo bivuze si wowe bivuze wenda warayikubiswe ariko aho ngaho muri saro habyukiye abantu baje guhanurirwa n'umugabo wanjye ibyo bintu wabifataga gute ane ni igikomere kuko umuntu nk'uwaranaza wanamuganiriza bibaye ukiri umugeni umwaka uba ukiri umugeni wifataga gute nari nkiri umugeni ahubwo kurenza n'uwo mwaka ko ibibazo bitangira ntabwo byanindiye ko umwaka ugera ni igihe gito cyane byatangiye mu gihe kingana iki urumva muri ayo mezi 3 narwaye ugishaka natekereza ko yarashize nka 6 mois umaze gushaka nibwo ibibazo noneho by'urugo bibi byatangiye none se yarahanuraga agahita aba umuntu mwiza umva yari intare izo n'urugero yari intare nijoro mu gitondo haje abantu bavuye i Kigali abakomeye badakomeye nkeka ko bagiraga mu rugo bakamenya ari abakomeye ni abakomeye bageze mu rugo yahitaga ahindura isura ukabona birakunze abaye umuntu udasanzwe cyane umuntu udasanzwe ku buryo hari n'abantu bambwiraga ati shane urahirwa kwera uzi ko urarana n'Imana mu buriri ati rwose ubana n'umukozi w'Imana uhanura ibintu bimeze gutya umeze gutya ariko nyine umuntu niwe ubuzi agahinda keto ntabwo yimubazaga se ntabwo yimubazaga kuki tubona amasura abiri yawe none so wabura kubimubwira ibyo bintu ahubwo murabivugana nk'abantu bashakanye ukanabimubwira ukamubwira ati ngaho ndebera kwera ibi bintu byagakozwe n'umukozi w'Imana akavuga iki
mu kanya abandi bagore bagiye kuza bakuregera abagabo babo, umugabo wawe nge yankorera ibi, umugabo wanjye arankubita, umugabo wanjye ankorera. Iyo bakuregera abagabo nawe ukababwira ati ngiye kujya kumusengera agomba wowe nyine ubu bitekereza gute? Ntabwo twaburaga kubivugana. Urugo rwabaye rubi kugeza aho naruvuyemo. Navuye mfite umwana w'amezi 6 n'inda y'amezi 3. Ko umwana mfite namubyaye mba mu rugo, ariko mvayo nabi n'indi igiye kuvamo. Mwabyanye abana 2? Dufitanye abana 2. Ikintu cyatumye uvuga uti sereka ngende byari bigeze kuri level ye? Byari bigeze kuri level, ibaze ko nagiye muri corona ya 2019 no ya 2020. Ya corona hahandi bavugaga ngo nimugende gusura abandi bantu, amasoko yari yarahagaze, ibintu byose byarahagaze, nta n'umuntu wapfa kubona muri quartier, n'udupfukamunwa tutarazi. Yego. Urumva iyo corona nta nubwo ari kubona n'imodoka. Yego, 2019. Nta nubwo ari kubona n'imodoka. Yego. Muri iyo corona. Nicyo gihe navuyeyo. Yego. Ubwo ni 2020. Ibaze nawe gufata umwanzuro wo kugenda gutyo. Umva, ibaze ko nafashe 3 jours zo gusenga, nari ntwite, nari mfite mareze, mfite n'uruhinja ndi konza, ariko ndavuga ngo ngiye kwibabaza Mana iminsi 3 nyibeho ntari kurya ntari kunywa, ndebe ko wankura aha hantu, inzira zose uri buki umbabarire mva aha hantu, kuko nabonaga narabuze nuko mpava. Nize kutari paralize ariko noneho icyo gihe ntago nari paralize. Yego. Ariko nari mfite mareze z'umugore utwite inda ntoya, ni ikintu uruhinja, ariko ndavuga ngo Mana nimbona mvuye nkahamagara mu rugo akavuga se uraza gute? Imana icinzira binyura mu bibazo, binyura mu bintu bibi, ariko navuga ngo ninjira Imana yari inciriye nubwo byabaye bibi. Ntabwo worohewe? Ntabwo norohewe. Icyo gihe naratashye ngeze mu rugo se n'ubundi nkomeza kurwara. Narakomeje ndarwara, mfite n'abana, urumva ntwite, nongera nsubira mu kagare. None nabyaye n'uwo mwana mutoya Abi, nafatanya amenyo nkimubyara. Uvuga ukuntu abarozi ari abagome. Uzi umugore wabyaye inzara bafite inzara nyinshi, ariko icyo gihe nafatanya amenyo ukwezi kose. None se mbwira Anne, mu by'ukuri toujours uwo murozi utekereza ko ari wakomeza kugukurikirana even no mu rushako rwawe bigakomeza kukubaho? Niwe wakomezaga kunkurikirana, yarankurikiranye, ariko nukuri nge nukuri pe nanaruha. Uzi kuroga umuntu imyaka 17 ni myinshi cyane. Imyaka 17 ataruha. Twizeye ko atazongera. Oya ntabwo azongera, yaratsinzwe. Ese imyaka 4 nabanyimaze ari aracyariho se? Uva niba nariho yarafenlinze byaranze. Waje gukira ute? Ukuntu naje gukira rero nyine narakomeje mba mu rugo n'abana n'uburwayi. Ibaze noneho kuba ufite abana ufite n'uwo musaraba. Ariko icyo nshimira Imana ishobora kuguha ibintu birenze, ariko ikagera ahantu hamwe ishyira umuyaga kavuga ati by'ubuzangahangabanyije umusonga. Ababyeyi banjye bambereye intwari kuva kera kugeza n'isaha, ko ntago bigeze bankuraho amaboko. Urumva ni nkaho nari ngiye kurerwa n'abandi bana n'ubundi nzanye. Bakanyoza bakoza abana banjye. Bambereye intwari, bamba hafi, barakomeza barandwaza, ndakomeza ndarwara kugeza muri 2020 mu kwezi kwa 3 tariki ya 2. Icyo gihe sinshaka kuzakibagirwa. N'ubundi nabaga mu kagare mfatanya amenyo, Imana irangije irampagurutse. Urakira kuri iyo tariki. Ndakira, ariko ngira ngo n'ubundi nkize. Icyo gihe sinabyize. Wakize naravuze ati n'ubundi still mu cerebre ejo n'ejo bundi ndongera mbisubiremo. Nagiye kubona mbona umwaka urashize. Icyo gihe tujya no gushima Imana ducerebura umwaka, ndavuga ati kabisa celebration y'umwaka niyo nta umva ibi biramaze. Mbona n'uwa 2 urashize, mbona n'uwa 3 urashize, ubundi mu mwaka wa 4 ntarongera kurwara. Imana niyo yabyikoreye. Urumva abaganga bari barananiwe, abanyamasengesho, abukuri, abo kubeshya, abiki, buri muntu wese yari yarananiwe. Nimwasubiye ko wa murozi se ngo mumubwire ati uwo pana umurozi, wa mugore uwo mwita nyine umurozi? Elefania ofete washokoresha n'izina rye nta kibazo. Ntabwo mwasubiye iwe
nta nubwo tuza haba yaje kwimuka duheruka baramujyanye ngo irutanzi kuko yabaga ahantu henshi rega buriya nawe yahoranaga ibibazo bamukubise yaruza bari bamuzi ari ikirangirire yego ubu ngubu sinzi niba abaho niba yarapfuye kuki ari we yahisemo mu bana b'iwanyu ntabwo mbizi niwe mukobwa mukuru niwe fura niwe muhererezi mu rugo turi abana benshi twari turi abana bageze nko mu 9 ariko mu nda ya mama ndi umukobwa wa mbere hari undi musaza wanjye ubanziriza witwa David ariko umukobwa ni njye wa mbere turi abana 4 abandi ni abamukuru wa mama barerewe mu rugo nabo ni abana bacu ni ba grandsere ni basaza banjye ariko mu bantu bose ibyo bintu byagezeho mu rugo ni njye byagezeho efe irenze nini n'abandi bagiye bagira ibibazo mfite umusaza wanjye twahise wowe yarishimaguraga uwo mugore yamuhaye 100 inote y'100 icyo gihe zari zigihari mva ahita agira ibibazo akajya akishimagura amaraso akava umubiri uragenda uba nk'uruvu nawe bamubimuvuza igihe kirekire n'abandi bakagenda bagira utuntu tumwe na tumwe ariko nyine njyewe bindi ngaye nguko ntabwo byoroshye warakomerewe warakomeretse ubu wizeye ko wakize burundu kandi ujya unabyatura ahubwo uvuga ute narakize ikibazo ishaka kubaza ufata gute umuntu uhinduka ufite double visage ufite uyu munsi tumubona gutya ariko ahandi bamubona ukundi wenda dizo umugabo wawe ni umuhanuzi koze imana simuzi pe ntabwo muzi niba numva kino kigali ntabwo muzi ndikumva inkuru ya X sibyo byita gutya nijoro ni mwiza mu gitondo aba mubi bitewe n'abaje ibyo bintu bifata gute umuntu umeze gutyo rero umuntu w'indyarya no muri haranditse ngo konja cyangwa ushyuhe kuko nuba akazu yazi nzakuruka buriya ingaruka umuntu ashobora kutazibona aka kanya ariko uko byagenda kose umuntu yishyurira ku isi ingaruka uzibona ukiri ku isi buriya kugira amasura abiri umuntu nk'uwo ngiye mufata nk'umuntu w'uruvu uruvu ni rwo rugera aha rugahita rufata iyi sura rwagera aha rugafata iyi sura ariko nyine sinzi uko nabisobanura agira ati ariko abantu nk'abo barahari n'abagore benshi mu ngo cyangwa se abagabo cyangwa se mu bantu babana hari umuntu ubuzi neza ko ku manywa aba ameze gutya nijoro akaba ameze gutya barahari cyo navuga nyine Imana yo nyine yahindura wowe ku giti cyawe nta kintu wishinja ufite nyine navuze ngo cyajya navuze ngo urugo rwubakwa n'umugore n'umugabo umugore n'umugabo bombi baba bafite uruhare mu kubaka kwabo cyangwa mu gusenya kwabo ntago najya mvuge ngo nabaye marayika ariko nanone ibintu byose byabaye kuba narasenye kuba naragize gute ntago ari uruhare rwanjye yego byumvikanye ibyo ngibyo turi kugana ku musozo w'ikiganiro inkuru yanjye isomo rikomeye wakuye muri ubwo buzima bwawe bwose urumva nta bwana wagize nta bukumi wagize ushidutse uri umugore ufite abana yego harimo n'ishimwe sibye n'ibyo byose kuba ufite abantu utaratekerezaga ko wabagira isomo rikomeye wakuye muri ubwo buzima bwose ni irihe ane isomo rikomeye nakuye mu buzima bwanjye na n'ubu njya mbona nkabona ni isomo nize ko nta buzima budahinduka ufite nta kure wagera Imana itabasha kugukura nta hantu na hamwe nta kintu na kimwe kidashoboka niko nabivuga mu magambo make nta kintu kidashoboka mu buzima umunsi hari igihe umuntu aba ari mu buzima akabona ko ibyo urimo bitazigera bihinduka ukareba ukabona n'ahantu wapfumurira amaso ngo ubone ko hari ikintu kizahinduka ariko njye nize ko ibintu bihinduka ubuzima buhora budutegurira surprise uyu munsi aba ari ibintu byiza ejo ari ibintu bibi ubuzima bugira ibihe bisimburana ariko ibihe bibi umuntu wese yaba arimo yumva ko bidahinduka birahinduka uko byaba bisa kose ubuzima budutegura surprise bushobora kuba buri kugutegurira ibyiza niyo waba uri mu bibi ngana yego ufite gutabana bawe
abana banjye mbafata nk'impano ikomeye, ni ikintu Imana yampaye, kuko n'ubu iyo mvuga niyo turi mu isoko turi gucuruza ndi kuvuga ati shangewe ndi imbere y'abana banjye, ndi gukora kubera abana banjye, kuko mbona ari cyo kintu Imana yampaye. Ndavuga ati Imana wemeye ko nyura no muri ibi byose, wemera ko ngira n'ushaka rubi, ariko kugira ngo tu umpereza aba bana, kuko iyo mbarebye ndavuga se Mana ntago mba nibaza ukuntu nababyaye muri urwo rugendo rwo mu kagare n'iki, ntago mba nibaza ukuntu nanjye nabashije kubyara nkagira abana, no mu rugo barabakunda cyane, mama tuba tubarwanira, mambwira ngo nabe, mubwira ngo nabanjye, nyine kumva abana baturutse kuri njyewe mba mbona ari ibitangaza. Ni igitangaza kuri wowe, ni igitangaza ku babyeyi n'abavandimwe. Abantu barambwira cyane warabyaye koko ufite abana. Okay, utekereza ko urwo rwawe rutapfe ko biturutse ko wowe n'umugabo mutari muziranye? Ntawe ubona bihurira, cyangwa ubona iyo muza kumenyana mbere wenda bitari kuba? Ikintu cya mbere ntekereza, mbona ko nanjye ubwanjye narangaye, nagize erere, nubwo ntari nzi ubuzima bwo hanze, ariko hari ukuntu umuntu yicara akanatekereza avuga se urugo rumeze gute. Njye ntabwo nari nzi ko urugo ari paradizo, nabonaga papa na mama ukuntu babanye, nkumva ko urugo rwabo ari rwo nanjye rugo nzagira, nkumva ko ari narizo ngo zihari zose, nkumva ko aba ari byiza nyine nta bibazo ntaki. Ariko ntago nigeze nekereza kuba tutaramenyanye ni erere, kubana n'umuntu mutaziranye ni ikibazo, kandi abakobwa benshi barabikora. Hari n'abakundanira ku ma Facebook, ku ma internet, ariko wenda 20% izo ngo zishobora kuba zibaho, ariko 80% izo ngo akenshi ntabwo ziramba, ko kubana n'umuntu mutamenyanye, mutafashe igihe ngo umenye ngo uyu muntu arakara akarwana, uyu muntu bimera gutya, byibuze niba unabizi ugende wiyahura uvuga ati ndabizi nzabisiporta, umenye kuzitwara. Ni amakosa umuntu mutaricara ngo munaganire ugahita uvuga ngo mugiye kubana mu buzima bwose, forever is too long. Reka dusoze, turasoje, twakwiye kuganira byinshi, kubaza byinshi, igikomere cyo kutiga, wakoresha ijambo ndi nkandagira bitaba, ariko uranasobanutse cyane, ahubwo igikomere cyo kutiga, igikomere cy'urushako, icyo wakitubwiye ni byinshi twakwiye kuganiraho, gusa reka tugane ku musozo. Isomo waritubwiye, wumva umuntu kwifuza ashobora gutanga kontakte zawe? Nta kibazo, reka urazitanga mu kanya. Reka tugushimire kubana natwe mu kiganiro Inkuru yanjye, ni umugisha ukomeye cyane kuba usangije benshi mu buzima bwawe, inkuru yawe. Ndahamya neza ko hari benshi bizafasha, abari gushaka, abagiye gushaka, abari mu rugo, by'umwihariko hari ubwo tujya twizera abantu tukavuga ngo nyine uriya ni umukozi w'Imana, uriya nyine tumuzi nyine nk'inyangamugayo, imfura yera, imfura y'u Rwanda, ukumva ko ni umuntu udashobora kuba afite aho yarenga, ariko niwe muntu nyine makosa, niwe muntu wayogoje ibintu mu bandi mubi, so tujye tumenya ko hari abantu bagira ama double face, double visage, ugasanga nyine uyu munsi mu bantu bo hanze ameze neza, ko mu rugo ni mubi, ni intare. Tujye tumenya ko ibyo ngibyo bibaho, ibyo tubimenye kwa ahane no kubandi n'abandi, so tujye kwiga umunsi ku munsi nitugera mu nkuru yanjye. Vuga nimero de telefone zawe, kandi wakoze kubana natwe mu kiganiro Inkuru yanjye. Murakoze namwe, Imana ibahe umugisha. Nimero yanjye ni 0789881355. Urakoze cyane Anne, uri kutwumva, urebe Anne, umubere inshuti, umubere n'umukiriya. Abantu muri Rubavu bagira imyenda myiza, ushobora no ugiye ku Gisenyi cyangwa no ku Gisenyi ngo uti reka njye kubera umukiriya Anne, kino reka njye kumuteza imbere, agere kure cyane, sibyo? Imana iha umugisha. Nitwa RWEME MBABAZI, naho utaha. Murakoze. Ibi byose kubigeraho bisaba guha icyizere Vima
Cleaning Service. Aba banyamwuga bakagera iwawe bakakogereza intebe zigasubirana ubushya zahoranye. Nibyo twoza intebe z'ubwoko bwose, yaba iz'uruhu, umwenda n'izindi zitandukanye. Twoza amatapi agasubirana ubushya. Nibyo twoza amakaro agacya, yaba mu nzu utuyemo ndetse n'inzu nshyashya bamaze kubaka. Icyizere cyawe gihe Vima Cleaning Service, kuko barihariye mu koza amapave agacya kandi neza. Twoza ibikuta bisanzwe, yaba iby'amatafari ndetse n'ibindi bitandukanye. Twoza amabati, amategura akongera agasa neza. Duhe ikaze nka Vima Cleaning Service, dugukorera fumigation, twirukana udusimba n'udukoko bizi iwawe maze ubeho iwawe utekanye. Nibyo dukorera mu Rwanda hose, tugusanga aho uri. Akarusho kandi niyo ubutumwa bwaba ari bwinshi, twandikire ku mbuga zose, unahamagare kuri 0783 63 48 61.